ziri hehe izo ntama bibye umujura wazo nazifata ari hehe umujura muvuga benesha nguyu fata inyama ariko muramubeshyera singuyu sahari muze urabishingira kuki uvuga ko yazibye neje ubundi banyirira ingurube izi ntama yaje ejo bundi kwa kabiri saa tanu z'ijoro we yemera ko yaje kuziyibira araharara ibyivugira yego amaje kuturumbya uyu ni se wabo basanzwe bibase basanzwe biba none intama aragendera baga ibyo mu ndateka n'ibihanga none izi ningi zarazifite twazisanze babo mu rugo ariko ibyemera ntabwo yahakanye murifuza iki nk'abaturage twebwe ku bwacu twagira ngo ari bishoboka bamwe mufuga agaherayo bari bagasinzira asanzwe yibase uyu muryango usanzwe wiba basanzwe wiba ariko no kujya kumufunga none ntacyo byabatumariye amaze ari izi ntama ntago bakubeshyera yewe bari kumbeshyera kuba nafatanywe igihanga ntago ndi guhakana saa izi ngizi uvungerijwe uvuge cyane urashingira kuki uvuga ko bakubeshyera yewe nubwo inama nagiye kuziba hari umuhungu uzicuruza wambwiye ngo kwa Misago haba inama tuzagende tujye kuyizana namubwiye ati se urabizi neza kibaye ati ngiye nayibonye mvuye mu miyove ku mugoroba uze kuza tujye kuyizana ongerijwe nuko ndamubwira ati nta kibazo nuko bigeze ku mugoroba araza arakomanga umusaza niwe witabye arangije aramugana amubwira ati damura ari kugushaka asohoka arangije aramubwira ati tugende turagenda nibwo tugeze dusanga hariho ingufuri ndangije asunika idirishya abona rirakingutse turaje nyura mu idirishya ndangije ndayimuhereza turamanuka turayizana tuyibagira mu rugo mu gikoni uremera ko wayibaze nayibaze ngewe nawe bayibagiye mu gikoni baravuga ko mwanayikuyemo ibyo yahakaga nibyo abana babiri n'abari barimo ntabwo yari yihaka gusa ko ariko twayibagiye mu rugo mu gikoni nge n'uwo muhungu n'ubwo yanyihakanye none ko wahakanaga ko atari wowe ubu ngubu wafashwe nk'uko bigaragara baravuga ko wari usanzwe wiba nibyo ntabwo nari nsanzwe niba usibye ko babinyekagaho ufite imyaka ingahe 20 umuntu akubonye yabona uru rubyiruko ufite imbaraga kuki udakora imirimo y'amaboko yakubyarira inyungu ukaba uhitamo kwiba rubanda oya kuyikora ndayikora ikibazo nanone akazi nuko kabuze urakoze cyane njye bayibye ndyamye saa 5 z'ijoro witwa nde tuyaganaye Agustin Misago ni mu kagari ka Butare umudugudu wa Rwambeho byagenze gute rero nabyutse mu gitondo ngiye gushaka inama ngo nyisohore aho yararaga inama ndayibura duhita dushaka inama n'abaturage duturanye inama turayibura tumaje kuyibura turataka imisozi yose inama twaje kuyibona saa 3 z'ijoro baragiye kuyikuraho uruhu bari kugurisha inyama muri karitsiye ubwo bande bayigurishaga buriya umuhungu w'uyu musaza uriya ni wari kugurisha inyama tumufashe yaje kugaragaza ko hari undi bari kumwe abayobozi bakoze anyete yaje gufata uriya mwana kubera ko ari we wari ufite igihanga inyama twazisanze mu nzu nanjye ubwo ngubwo bambaje ati se Misago wowe watashye cyane kuko maze iminsi ngwino hagarara hano hagarara ngwino hagarara uti mwabafashe rero tumaje kubafata nanjye ubwo twiyambaje ubuyobozi tumaje kwiyambaza ubuyobozi ubwo bakoze anyete hari n'undi ngo bayibanye ari babiri anyete yaje gufata uyu nguyu kuko ari we wagaragaye ariko abantu bashunguye kuko inama hano bayicishije ntabwo umuntu umwe yayicishamo ngo bayicishe mu idirishya umwe ajya inyuma undi ajya imbere uwagiye imbere ahereza uwari uri inyuma ku idirishya niko uyu nguyu iki gisambo kiri kugaragara cyavuze none ngewe kuko iyo nama baje kumbarira agaciro kayo inama yanjye yahaga intama ebyiri ubwo narebye ndavuga ati n'ubundi ni igisambo cyacu kubera duturanye muri karitsiye haragura aha ndavuga ati nimuca amafaranga menshi nayarabona njye ubundi namusabye inama 3 akazinzanira mubarira amafaranga 2.5 ubwo 2.5 kugeza na n'ubu nta mafaranga ndabona nibyo ndi kubaza abayobozi ahubwo nabo bambwire inama yanjye bagiye kumufunga kandi afite ubwishyu nicyo kiri kumbabaza iyi nteko iri hano ntago wafunga umuntu afite ubwishyu kandi sari kwemera kumurihira ariko ngo ntago ari ubwa mbere yibye
uyu muryango ntabwo ari ubwa mbere wibye musanga biterwa n'iki kugira ngo ukomeze kwiba? njyewe ikintu nabivugaho nk'uko uyu musaza asa n'utubyaye nabyirutse bavuga ngo cyuma ariba pe cyuma ni uyu musaza none n'ababyaye bakajya batangira gutwara ibitoki batwara ibitoki ejo bagafata cyuma ejo bagafata umwana ariko muri make uyu mwana ntabwo yakunze kurererwa inaha. Biterwa n'iki kuba uyu muryango wiba? Ni ibintu babaterereza? Ni ukuvuga bo ntabwo ari kubatereza bo n'abantu bijya ku masongare bakigwa bicaye ku muhanda wava mu kazi ugasanga afite icupa rya mitsingi ari kunywa ibigage kandi wavuye mu kazi uri kujya guhaha kugira ngo abana bibariye wagura agatungo bakagatwara ahubwo muturenganura. Uyu muryango murawusabira iki se? Uyu muryango ndumva baje asaba ko bagakora kuko kubaho ni ugukora naho kwiba hari yazaza kukwiba nawe wa mugani wisonze wavuye gukora guhahira abana bawe umuhitane leta igufunge ahubwo leta iturenganure nk'abaturage. Umuhitane kandi kwihorera ntabwo byemewe. Hari igihe wamusanga mu nzu nk'uko kwa bambagiye inama iyo baza kubura iyo nama bari kumbaga ku gitanda jye n'umugore ahubwo muturenganure ibisambo nk'ibi ubwo afite indiki arihe narangiza kuriha bamufunge. Papa turabona muri kwandika iki mu by'ukuri? Niki muri kwandika? Amazina ni Dukundane Eraste. Ubu turimo turandika amasezerano y'ubugure bw'ikibanza cy'umuhungu wa Rwabyuma akaba ari we waje kwiba izo ntama. Ari amasezerano tugiye kugirana kugira ngo Rwabyuma amukomorera mu icyo kibanza kugira ngo akigurishe kugira ngo abashe gukemura ikibazo afitanye n'uwitwa Misago Auguste. Ubwo iki kibanza kigiye kugurwa ngahe? Kigiye kugurwa 400,000. Hanyuma ariko baravuga ko uyu muryango wiba mubona biterwa n'iki kugira ngo uyu muryango ugaragarwe ibikorwa by'ubujura nyirerwa arivugira ko umugore we yibye n'umwana akiba ngo nawe akiba mubona biterwa n'iki? Twewe iyo dukurikiranye uyu muryango kubayeho ntago bakabaye biba kuko ari se afite ingufu yakoraga no muri VUP byakongera kandi ukabona nuriya mwana we w'umusore ungana kuriya ntago wamurangirikira kanga gikore. Bo rero ikibazo kijyanye no kwiba ni ingeso za karande uko nimba nyina yiba isakiba n'abana bakiba ni ingeso za karande kuko uriya musore uko mumubona hariya ni umusore ufite ingufu twakabaye tumuhimirima agakora ariko ibyo gukora ntabishaka ashaka kubaho atavunitse. Murasaba iki uyu muryango rero? Uyu muryango turawusaba kurambika ingeso mbi z'ubujura bafite bagakora bakiteza imbere nk'abandi bose. Papa abantu rero ikibazo urorura gakwavu bakakajyana wakorora inka bakayigenda ni ntama zo ni kure ubu n'ubwo intama ubu turi kuzisira munsi y'igitanda nicyo kibazo twaba dufite cyo kuramo turwanyirije ubujura natwe turagerageza kwirinda kubagira ariko uragira ugasanga intama bayigendanye urukwavu rwo n'imbere kuba inkoko zo ni kure kure. Ubworozi mwaraburetse? None se utabureka wayora barayijyana nukurana nazo kandi abayobozi batuje kurarana nazo.